ntabwo nagize umwanya munini wo gusinzira cyane. Ngarura amafoto y'ukuntu uko byari bimeze, ukuntu twari twambaye neza, abantu batwambariye, ukuntu umusaza wawe yakunzaniye ngo akira. arambwira ko akira musaza. Nashaka gutanga ijoro ryacu rya mbere ry'ubukwe. Meze neza, nuko nyine umunaniro watumye. Niyo mpamvu se umunaniro akunda kumva umunaniro, kandi nanze kunseka mu ijoro rya mbere cyangwa se ngo nkurembe. Uzi kuremba icyo ari cyo? Kuremba uzi icyo ari cyo? Ni iki? Oya, kuremba ni uguha umuntu utuntu tw'intica n'ikizi. Wakoresheje bisi ko ndi umunyarwandakazi. Ndabizi. Rero mbazi byinshi. Nuko nyine byari sawa, ariko wagize urancika gato. Nta kibazo. Nanjye gusura ubu umukobwa hari ikintu yatunganyije ra? Of course bagomba kubikora, abageni bagomba kwitabwaho. Ako se petite sere ntahari? Ni akahe karirimbo wakunze se? Nuko yindi yitwa Sumvishe impamvu nayikunze. Ushaka kurya iki saa sita se? kimwe umusaza wakunda nyine. Umusaza wanjye? Gusa ibyo ndi kugaburire nyine ibyo umusaza wanjye akunda bihura. Nsheri namubwiye aze kuza. Kugira ate? Kugira ate? Twongere dusangire, ergo uyu munsi mwari bwo ngiye ndi bube nakoze ubukwe. Sheri, uzi ko uyu munsi ari umunsi wa mbere. Ndabizi. None se dukeneye no kugenda, harya uzi tujye Dubai. Abantu bose bakabaye baza kudusura. Tuzagenda ejo inzu yacu twamaze kuyiha umugisha. Kuko nawe urabizi ko ari byo twirengagije kandi byari ngombwa kubera ko twari tunaniwe. None se ubwo umusaza wanjye byari ngombwa ko aza? None se niba tuzagenda ejo kandi nkeneye ko dusangira nk'uko twajyaga dusohoka tugafata tabure yose. Nta nubwo ari buze wenyine. Na murumuna wawe namuhamagaye, na bamwe muri ba bantu bari bakwambariye ejo, ariko none n'izindi nshuti zawe nkeya. Kubera icyo wafashe umwanzuro umuhungu wamubwira? Nari nzi kuri wowe kunde. No, ntabwo mbyanze, ariko se kuba utamubwiye akubwo ufite impamvu zawe ntabwo. Ariko ni byiza. Uyu munsi ni wundi bubare nkaho nakoze ubukwe nyuma za stress. Wowe ni ukuntu nitabaga amatelefone ngiye buriya ngiye ntabwo nigeze nanabikunda. Ntabwo ari byo, ariko none si byo. None si wundi pare yaramaze iki? Hari ntabwo ngewe nshobora kwihangana ko ibintu bipfa ndeba. Niyo mpamvu nitabaga amatelefone ncicikana nza nataye umutwe. Uyu munsi rero ndabufata nk'ijoro rya mbere ry'ubukwe bwacu, sibyo? Kandi ubwo nyine uze ko nyitega. Okay, I was born ready. Ngawe kanjye kuri umukobwa w'ikintu utunganyije. Oya, uretse Gushirira nawe muri. Oya, ibyo ngibyo uri umukene wanjye byihorije. Okay, ngabanje gusinzira kugira ngo ukakize uko. Reka dusinzire. Umunota muke ariko. Yego, ngasinzira nyine nanjye ndasinziriye. Ngasinzira. Ngiye kuba nk'abana babwira ngo seka katanyara cyane agashinyika none nawe. Ngahora rusinzira nanjye nasinziriye kandi ntunkangure. Sawa.
Okay, tugiye gusinzira ntawe ureba undi. Okay, sawa. Sawa? Ngaho ndanasinzira nawe sinzira. Okay. Aqui. Ça va? Clovis. Ça. Dra? Massu. Ça. Perfeito. Mamma. Beleza. E caiu um grupo agora. Sim. Cadê? Cadê o goleiro? Mas eu não disse. Se comprando com a Não estou vendo a graça como esse livro. Mas eu não estou Mas beleza. Rero muratwihanganira nyine tubazinduye muza hano ku munsi wa mbere twaraye dukoze ubukwe. Sori ko ntarabwiye ko bari bose. Nagutunguye nyine. Ahubwo se abantu bose se mubara bazira? Agaramuzi yajya gukunda kuzana umukobwa nyungu utazi. Yewe ni Clovis n'ubundi Clovis musaza wawe. Uyu yitwa Masudi. We ntiyagiye kora munsi. Yitwa Masudi. Ni mama. Yaramubonye mu bukwe ariko nawe Masudi ntuzi ko yari ari mu bukwe. Muryoherwe rero ubwo nyine Kofi wanzaniye icyo kunywa. Kamuzanye. Yabanje kumbwira ko mu bisanzwe ubundi bitabaho ko abantu bakora ubukwe ngo buke abavandimwe umubyeyi baza kubasura. So nta kintu bifate. Ndaje ndajya kuzana kakandi kanjye. Ubwo ariko nyine bigenda bihinduka umuco nawo ubwawo urakura. Nk'uko nyine umuntu yumva hakeneye ko hakorwa iki ngiki akaba yatumira abantu bakaza nyine bagasanga. Wabimbwiye ariko umuco nawo ushobora gukura bikagira yego. Gusa nyine numvaga nifuza ko muza tukaganira. Mbega ntekereza ko ibintu bishobora guhinduka bitewe n'igihari. So reka rero nanjye mbanza nzane nyine. Meza muito. Essa cheia. Deixa eu fumar chave. Foguete, eu não vai zende. Murambabarira ntabwo mu by'ukuri nanjye kuzana icyo kunywa nk'uko mbivuze, ahubwo sheri imyenda yawe yose irimo hano n'ibintu byawe byose, amagifti bitagiyemo hano mu kanya ndashaka imodoka
tubishyiremo gusa bishatse kuvuga iki se ntabwo bishatse kuvuga ko ngewe nawe tutari bugumane muri uru rugo ngo umugore wanjye nanjye mbe umugabo wawe ngiki ibyo ngibyo ngwino tuvugane waba wicaye gato wicare mbanze mvuge ndangize kuvuga imbere ya Clovis umusaza wawe imbere ya Isimbi murumuna wawe imbere ya Gi inshuti yawe magara Masudi inshuti yanjye umuvandimwe wanjye imbere ya mama wawe mfite n'isoni zo kurebana nawe umubyeyi wo kubahwa ugutinywa kandi wo gukundwa ariko nyine ndagira ngo nkubwire ko mama umukobwa wanyu mwamumpaye ku manywa ihango nanjye mubashubije ku manywa mwamufata mukamujyana kubera ko n'impeta yawe urimo hano impeta wampaye dore ntayo nambaye uraza kuyibona mu gafuka k'inyuma gatoya nayishubijemo ikindi rwose ntabwo nigeze nkukoraho urabizi uko twaraye urabizi uko waje niko utashye sibyo mama rwose niba mwamumpaye ari isugi mubashubije ari isugi sinigeze mukoraho ntabwo bishoboka ko nabana n'umugore usambana agasambana no ku munsi w'ubukwe bwanjye nawe akabikorera ahantu twakoreye ubukwe akaryamana n'uwari umu ex se sheri kunsebya imbere yawe murumva ari ikintu biri bugufashe ntabwo ndi kugusebya Masudi afite amafoto yawe ya movement zanyu zose naho mwagiye Masudi wakagombye kwihangana wenda numva ngo ni umuco wo gusezera ubwo wenda mu warabasezeye urakwibagirwa imico myiza mu ex wawe urabizi ntabwo nifuje ko ibi bintu bigenda gutya ariko ntabwo nabana nawe ngo bikunde mwamujyana mbabarire ako sheri ni ukuri mbabarire ndakwingiza ni ukuri mbabarire ako Masu ubu ngubu uri gusenya byibuze uzaza umubera umugore ese wowe iyo mico yawe ariyo gushyigikira n'ibyo biri kumariye nanjye ntagatangara umugabo kurimo uri uwo kunywa igikoma gusa ndakwingiza mbabarire ndakwingiza mbabarire I'm sorry ndakwingiza mbabarire ndakwingiza sheri mbabarire ndakwingiza mwagenda ngewe ntabwo bishoboka ko mbere umugabo Masudi wowe wakwigendera kubw'umutekano wawe wahaguruka ndetse baba bagiye kuyafotora bakwishyura Masudi wakwigendera amafoto mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga twabibaha na video ntabwo nakwibeshya ndabizi neza ko ibintu nawe uri kubikora imbere ya mama ntabwo sheri nyamara ni ukuri ngiye mbabarira mama siyangana simumbabarire siyangana mama yangana mbabarire kuko yari ikirumbo yangana mama yangana perché tu stai
Niba kwitegura nanjye nkarabira. Sigaye nabikorera no ku kazi. Ngenda agiye mu kazi. Kanitegure, sigaye nabikorera. Ariko njye nshaka kubaza. Uva mu kazi? Ndananiwe. Mu gitondo. Ndabyuka uri mu buriri. Urabyutse? Za laptop. Ubusugo rwacu bizagenda bite? Nimugoroba ndakuvugisha. Nkumva uragona gusa nini. Ndabyuka nkareba umuntu aracyari muri bya bintu. None ngo mashini. Ariko Jenny. Komana yanjye. Ubu uba wibwira ko ibi byose bivaye. Wibwira ko umuntu atakoze yagira kukiza. Wakabaye wishimira ko ufite umugabo ugira umwete wo gukora haba ari mu rugo cyangwa no ku kazi. Njye no kuri no mbwira ibintu bizagenda bite? Ariko abagore mwabaye muke. Mu byukuri iyo ureba bino byose wibwira ko biva hehe. Ntabwo ubona ko bigomba gusa ko umuntu akora. Wende se hari ijoro nari ndataha singere mu rugo cyangwa nkarara mu gasozi. Ubona ntaguha umwanya ko bikwiriye. Ariko ngomba no kugira umwanya nk'akazi kanjye. Uramba umwanya uko bikwiriye. Ariko ibintu ndimo kuvuga ushaka utarimo kwisobanukirwa. Umwanya nkano uwuhe? Ese akazi nibwo buzima gusa. Umutwe tuba dukeneye no kuruhuka. Kujya wibuka ko navuye iwacu nje gushaka umugabo. Urasobanukiwe neza. Ndabyumva. Uyu mugoroba rwose ibintu ndaza kwigenza neza, sibyo? Ubu ngubu nari maze iminsi mfite ka stress, ariko noneho ndaza kabisa ubakazi kari kujya ku murongo, kiri kurangira kabisa. Uyu mugoroba ndatahana morale ndabizi. Uraza. Ntabwo nsuhuza nkuko usanga usuhuza. Oya ntabwo usuhuza, ahubwo uyu munsi ushobora kuza kugira ngo nishyirahamwe ryateranye. Oya, ushobora kuba ugufite n'abandi bagore wagiye. Umugabo araza mu isegonda imwe ibintu bikaba birangiye. Use umva buriya nagukunze igihe cyose tumaranye buriya ntunzi koko. Ureba n'umuntu urebe n'ibyo ashobora gukora n'ibyo atakora. Uyu mugoroba ngiye ngusezeranyije ko ibintu biraba bimeze neza, sibyo? Ahubwo uzi uri tayari. Gira umunsi mwiza. Ubwira umunsi mwiza gute waraye? Wirirwe neza sha. N'uyu mugoroba ninjye nawe. Sheri, bite? None se? Meze neza? Wakwirukanye? Oya? Turabwira. Kinandi kwibaza aya masaha uje kandi ari amasaha yo kwiga. None se byagenze gute? Sheri, gushuri baranyirukanye. Bakwirukanye Minervare? Yego. None se ko butambwiye ngo nanyibutse. Yase sheri ko nubundi wajya gubyibwiriza ukaba waratinze nyine baranyirukanye. Ko nyine byanciye mu gihe unanyibutsa nawe. Se ndakanga basi nyine agira icyo ukora nsubire ku ishuri. Umura ndaza kubikora sibyo. Sheri reka soze tunarindi gukora ku mashini. Yego. Ndaje nambare twite tugende sibyo? Nta kibazo. Baba wihanganye gato. Sheri ko wajya gumbwira ukananyibutsa byaguciyemo. None se ubwo ngubwo ko narimenyereye ko nyine byibwiriza none nkaba nawe waratinze. Ese umuntu ntiyibagirwa? Ntabwo narimenyereye ko ujya ubyibagirwa. Oya cyo mbwira ntare ntukagira ugira ubwoba bwo ikintu cyose ushaka nakubwira ibyo mbwira sibyo? Nese aka kazi urakarangiza ryari wowe nyine ngugenda. Sigaye akantu gato yanganye. Urumva nyine wantunguye ntabwo nari mbizi. Ahubwo se bidusubirayo bari kwemerera ko usubira mu ishuri. Gusa amafaranga bashaka se baratabira. Nyine ndavuga amasomo nyine ntabwo usanga bagusize. Oya niyo nsanga bansize nzasobanuza. Basobanuza?
ariko se ngiye nkazagusobanurira ubundi biriya bintu wiga nta kibazo nawe nsobanurira nzabyumva kurushaho uzajya uzana gusobanurira byose amafaranga tuba dutanga ubundi twene twabibigisha ubundi kucyemera ko njya ku ishuri kandi wanyigisha ibyo mubwira ni urambwira Shirika rero kararangiye ngende kwambara nze tugende sibyo yego yakanze Shirika tugende turabasiriza iki amakoka ikonje shangiye mu agafanta ka orange konje ndashaka ka orange muri iyi minsi ntabwo meze neza ngo mfate ka rikera byagenze byose kandi nzi ko ari nako ushobora sigaye mfite stress nyinshi nshizemwo utwo tuntu tw'utuyoga nabo umusazi kuko njya nk'agafanta cyangwa amazi stress zimeze zite ariko hashize iminsi tutaganira wasanga zinahari nyine nibyo nkubwira stress zabaye nyinshi n'umwanya wo kubonana n'abantu ntabwo nkiwugira pe ndi mu kazi nava mu kazi nkajya mu rugo nkasanga ni ibibazo mbese mba numva ibintu bimeze ukuntu binshanga none se kunzi ko wenda akazi ko ni ibisanzwe buri muntu wese aba afite akazi kakamutera stress bitewe n'ibintu aba arimo ko kuri iki gihe se umuntu udakora nawe urabizi gukora cyane niko kuturanga ubu ngubu umuntu udakora cyane arasigara mu iterambere ariko mu rugo kumiruka se nta kibazo gihari kandi mu rugo byatangiye bite n'ibiki habaye iki sha nyine akazi ni sawa nta kibazo nyine ikibazo no mu rugo umugabo pe sinzi ibintu byamuteye igihe tumaranye cyose nta kibazo yari afite ariko muri ibi bihe uzi ko ashobora kuba amaze nk'amezi 5 umugabo atakintu na kimwe ambwira nijoro haragera ava mu kazi nkabwira ati bite nkategereza nkanagura nkagira iki ndananiwe yagira icyo agize nawe isegonda imwe kavuga si ibintu kuko nge nzabivamo nise nambwira na mbere hose niko byari bimeze no mbere yarakoraga akaza nyine ibintu bikagenda neza ariko ubu pe sinzi ibintu byamuteye hageze ahantu ahubwo mwikeka hageze ahantu nibaza ati uyu muntu ibi bintu ni ibiki kameme nimba afite n'ikibazo mu kazi yambwira ati madame buriya hari igihe umuntu agira stress mu kazi natwe bijya bitubaho ariko ntabwo ari buri munsi nkaza naniwe na mu gitondo nkagira icyo mara umugabo wanjye nyine akagira ikintu mumarira ariko we ubusinzi none se shiri buriya hari ukuntu ibyo byose wenda ubimbwiye ko hari icyo ushaka ko mbivugaho ariko muri iyi minsi reka mbyita abagabo ese wowe iyo wirebye buriya mu rugo nta kindi kibazo wowe kuko hari igihe akenshi nimba nta kindi kibazo wowe nimba warisuzumye ugasanga muri wowe ukumva uko wari usanzwe n'ubundi utegurira umugabo uko gafanta kaje izi ntindi sinzi ko nzazishobora bigira isukari rero bikayikurira n'aya myaka yacu ubu ngubu ni ukunywa agafanta ubundi nkumenyereyeho rwose ikintu kimeze nk'ikibuye ukuntu hayo ni ibibazo ni ukuri ariko ni ukugerageza kuko ibyo bindi mu mutwe stress zindi mu mubiri ni nyinshi cyane ubwa mbere kuva nakumenya mbonye mo bino bintu pe kandi mbanza byakaze mugari byakaze ni ukurega iyo mu mubiri bitagenda neza urabyumva nawe apeti yava hese
umuntu aba aremerewe na byinshi. Urakoze. Yego namwe. Yaza nubwo ari fanta. Rero nibyo nakubwiraga. Ibyo ari byo byose. Sorry. Nibyo nakubwiraga. Ibyo ari byose nimba wowe warabanje ukisuzuma kwagiye nanone urabizi hirya nanone abagabo bahinduka kubera twebwe. Wowe nimba warisuzumye ugasanga nta kibazo gihari, ugasanga kuko wowe ntacyo nyine akugomba nangwa ntacyo ugomba gukora, ukumva warisuzumye neza usanga nta kibazo. Ngiye ku bwanjye njye nta kibazo, ariko rero nawe wumva amezi 5 ni menshi. Amezi 5 umugabo uramubwira namubwira ngo mbwira basi n'ikibazo nimba ufite na stress turebe ikintu twakora, ariko nanjye ndananiwe pe, ndagira ahantu muvugisha ntambwira ikibazo umubiri nawe urawuzi. Ariko rero hari igihe abagabo ushobora gusanga afite ikibazo, buriya abagabo bajya kunda kwihagararaho pe, sinzi wenda nimba wowe utamaze kubibona, ariko njyewe urabizi ngira abadamu benshi, mba mu itsinda ry'abadamu, ibibazo byinshi byo mu ngo ndabizi pe. Hari ukuntu abagabo bajya bihagararaho, even nanjye ndabizi njyewe iki kibazo nanjye kigeza kumbaho, ariko hari ukuntu abagabo bajya bihagararaho bafite ikibazo, akanga kukibwira umugore we, akanga kandi nanone no gukora inshingano asanzwe akora mu rugo, bikamucanga mu mutwe we bikamuvanga. So ikintu yaba akeneye nta kindi no gutuza, ukabanza ukamuturisha, akabanza akajya pose, ukagenda umukura buhoro, ntumwereke ko icyo ukeneye ni biriya nyine, kumubona ukumva ko nyine nta kindi wishakira, kuko ndabizi umubiri urajyana, yego nibyo, ariko first of all banza umenye ese kuki yahindutse, ese afite ikihe kibazo, ese nakora iki kugira ngo abashe kukimbwira icyo kibazo. Hari igihe ushaka gusanga mu kazi ari ibibazo, we hari igihe umugabo ngiye kugira ikibazo ku kazi, biba na ngombwa ko bamushyiraho case ishobora kumwirukana mu kazi, atinya kubimbwira kuko yumvaga nabimbwira ndi buhahamuke, arangije ahubwo we nkajya mbona nkurira ibintu bitabaho mu rugo. Ikintu nakoze ngiye nyimara kubibona nk'uko kose nanjye byambaye ibyo byose kuvuga, ariko nashatse umwanya, mushakira umwanya, nkamwereka ko none atari byo nkeneye, yatagasanga nakoze udusiripurize dutandukanye, noneho ahubwo aba ari bwo nubura kumwitaho kugira ngo noneho ngende mushyira muri mudu gake gake abashe kuzanyisanzura ambwira ikibazo. Kandi deja byarangiye akimbwiye, ambwira ikibazo cyabaye, ambwira impamvu yahindutse, nanjye nari natangiye kumuteka ko yatangiye kujya mu bandi bagore, yagize gute, ariko arambwira ati no, dore ngibi nibizi biti, dore ku kazi, dore gusa Imana yaradufashije nyine, ntabwo bamwirukanye, niyo kese yararangiye, kandi n'ikibazo cyarakemutse mu rugo, ubu nta mahoro, nta kibazo rwose. So rero before yuko utekereza ko yagiye mu bandi bagore, wowe banza utekereze icyo ugomba gukora kugira ngo umugarure muri mode. Kandi rwose ndakwinginze ukabyara, ntuzahite utekereza indi nshuro ya kabiri, ahubwo banza ubanze iyo ntambwe ya mbere turebe ikitanga, sibyo? None se nkubwiye ngo amezi 5 naravuze, narabajije, sinzi icyo nzakora, ntabwo ntabigenza muri yanuza yawe, kuko ari wowe ufite icyo wishakira. Wowe hindura, nataha ejo utegure mu buriri, uzane uturabyo, utubuji, none guhinga, none ejo bundi umusohokana umusabe mu ka weekend, mugatse umugabo mwiza, umuntu ahingira umubiri reka hari ibintu biba bitera stress, nta muntu uhingira umubiri. Nzahinga mpinge, ndabaza iti bimeze bite, ati ndananiwe, yanagira ngo yagezeho isegonda. Shumbura winseterekera aho ngaho, reka nese siyo mpamvu bimbwiye nyine ngo nkugire inama. Ntego urangira inama, ariko aho ngeze numva bindambiye kabisa. Basi ngaho banza umujya mu burwayi, umuntu akazarwara za stress. Umva sheri, ndashaka kwigisha ibintu byose mwishe guteka, ku buryo nujya gutangira kuba umudamu wanjye byose uzaba ubizi, sibyo? Ibintu byose umuntu abyiga hakiri kare, hanyuma njye mutekera nimubere umudamu. none se icyo utumva ni kwanza gutekara, biba byiza kubyiga ukiri muto.
Uze guteka ubona ari ikigoye kiri. Umwe ni ukunyigisha ariko ntabwo mbizi byose uzanyigisha. Uretse no kwigisha ubundi se ikintu usanzwe uzi guteka ni Ibyo nzi ni ibintu biramusa. Gushyushya amazi gusa. No guteka icyayi. Ibyo rero ugomba kubirenga ukamenya n'ibindi byose guteka inyama. Umuceri ukora agasosi. Ubwo rero shiri. Hari ikindi kintu nashaka kubwira, sibyo? Yego. Hano uracyari mutoya. Kandi ku ishuri, buriya busore bwo ku ishuri wanyu cyangwa se ababaki bose b'ubuhungu ntihazagira ugushuka ugutereta uko yishakiye, sibyo? Oya sheri ntabwo nakora usubiza ko nanjye ngukunda. Oya ugomba kwiga ukita ku ishuri bijyanye n'ishuri. Ibintu byose nabikwemerera nzabigukorera, sibyo? Hari ubwo nari nagusaba ngo turyamane. Oya sheri niyo mpamvu nanjye nyine mba nigengesera nitwara neza nyine. Shukana biri hanze abana byinshi rero ugomba kujya witonda. Tungurusu ntabwo uragisoza. Ko biba binagoye si ibintu ngenda neza. Haza ubundi ikindi cyuma cye. Icyuma byose nabishyize. Warebeye na hano hasi twareba ko kirimo. Yes. Karibu. Story. Karibu nicha. How are you? I'm good. How are you? Meze neza. Meze bon? Hano hamenye ute se? Ndi umunyakigali. Ntabwo ari bigoranye. Ntabwo nari nzi ko wamenye. Ntabwo ari bigoranye. So? Bite siko aherutse tuvugana kuri telefone ariko buriya ntabwo nigeze mbamenya neza. Yewe ariko ndakuzi. Hari umushuti wawe yakumbwiye yitwa Patrick. Patrick? Ayi, nigeze kubabona muri kumwe muri supermarket. Donc ndamukubaza arambwira ngo umushuti we nawe yampaye number zawe. Okay. Yeah, he's my best friend. Umushuti wanjye cyane. Okay. So karibu rero risanze hano mu rugo rwanjye. Urakoze cyane, mutuye ahantu heza. Merci beaucoup. Okay, tukuzimane tukwiki? Bah. Ni jus? Bah, si Fanta ça va. Ntabwo ari ifata se? Bah, ntabwo ndi muri mood today. Yeah. Usibo mana? Zana jus y'umushitsi. Gira vuba kandi. Okay, nari ndi mu kazi gatonya hano. Bakore mu rugo? Yego. Nari ntegereje na rendez-vous yawe, uzi ko twavanye kuri telefone ukambwira ko uza kuhanyura. Reka ngutegereze gatonya, ariko après-midi ndagenda mu kazi. So rero icyo nashaka kubwira, njye narakubonye vraiment wangeze umutima wanje, kandi bigutera isoni kubona umudamu ufunguye umunwa akavuga ngo narakubonye ngera hano. Okay, reka tumaze tukuzimane. Si bo mana? Garuka hano icyo nkubwira. Nasiko nta kibazo. Hano ni mu rugo. Si bo mana? Umusukire ifanta umuhereza umushitsi.
uratereka aha ngaha urikendera muri fanta apeti. Merci. Nubwo wansabye fanta Ça va. ngewe fanta buriya nta nubwo tujya twumvikana yanze kunywa n'akahiye asaba Genda kagerageza ko muri minsi ntabwo ndi kurebaho. Okay. Yeah. So, karibu. Merci. Yeah. Ubwo igitekerezo ni cyawe nimba nkubwiye ko nakubonye nkumva uranejereje sonsi uri tayari nsepa ushaka kumbwira kuko ndi sûr que hari icyo nagufasha kandi ufite haba nawe ukaba hari icyo ufite wafasha so igisubizo ni cyawe. Anyway. Dis-moi. Being honest, uri umugore mwiza umuntu atabasha kuresist, I think. Meze nkaho mfashe mbiri. Thank you. So. Jennifer. icyo uzanshakaho cyose ndahari. Tu es sûr? Sûr et certain. Ok, nanjye icyo uzashaka cyose nanjye je suis prête. Yeah. Anyway, you know what? Meze nkaho ari amahirwe ngize parce que kundwa n'umugore mwiza nkawe ndakeka ari umugisha wawe. Peut-être. Peut-être. Nibaza ko utazagira ikibazo. Ariko je suis mariée, mfite umugabo. Kugira ngo no ngire ikibazo kugira ngo nkubwire icyo kibazo nuko mfite icyo mbuze mu rugo rwanjye no kandi je suis sûre que tayari kugishyira mu buryo. Hanyuma se umugabo wawe umugabo wawe ubwo abimenye nta kibazo bizatera? No, turi abantu bakuru no ari impamvu buri kintu cyose kiba gifite impamvu yacyo so ndibaza ko nta kibazo na kimwe cyaba ko turi abantu bakuru. Okay? Okay. Good. Come on, honey. Thank you, man. Thank you so much. You're welcome. Okay. Ukuri sanze hano. Sa. Now Jennifer, Jennifer, she's mine now. Yeah. Don't feel bad. Sibo. Sibomana. Boss. Reba umuntu ukomanze. Ni karibu. Kuri iyi minsi myinshi tutari dukaretse kudusura. Neza, nko kundi nyine umuntu aba ugiye mu kazi. Iragenda ariko.
yego byagendaga mwebwe se amakuru yanyu natwe turaba biragenda Jennifer se ko ntamubona hafi arahari Jennifer usanze yagiye hari akagahunda yagiyemo maragiye mu kanya di nibaza ubu wasanga tubisikana mu nzira ariko ntacyo ni karibu nari nje kumureba ubwo numvaga wenda nta gahunda afite kwa kundi umuntu asura ubundi yari yiriwe mu rugo nta gahunda yari afite ariko sinzi umuntu umuhamagaye agenda gutyo nyine bituma agenda atunguranye kundi birashoboka wenda ko nawe wari warabuze ariko hanze ariyo mpamvu uretse ko niyo nje ntago nkubona ndumva kubera akazi urimo kenshi nanjye tanto hari igihe mboneka undi simboneke uyu munsi ariko noneho niriwe mu rugo nanjye ibyo byose biri mu rugo kugira ngo uruhuke reka nzagaruke Jennifer ntacyo aho se uragenda utageze no mu nzu oya ntago nzatinda nshobora kuza ejo nituvugana nkasanga ejo arahari nzaza kumureba sawa ntacyo ko ntazambwira ko ntakwakiriye neza oya ntago niba nakwakiriye hanze oya no kujya sawa rero sawa ibihe byiza rero naza ndamubwira ko wamushatse So babe, hari gahunda ngiye kujyamo rero kandi nkeneye transport. So ndashaka ko unize imodoka aza kuyigarura. What? Shaka imodoka yanjye? Hari ikibazo se babe? Kwa. Hari ikibazo kubera umugabo wanjye yaza mugahura n'ibibazo sheri. No, ndayigarura amasaha hakiri kare sibyo? Ntabwo nshaka kujya gutega. Mbitekerezeho cyangwa ugiye gushaka abakobwa sha ntabwo nabikora urabizi imodoka yawe se ntabwo nabikora ntabwo ndabyemera s'il te plaît genda uzanire contact aho bébé arrête no chérie aho ubundi gutinda aho ukuri gutinda niko nanjye ndi butinde kuyigarura please laisse tomber please ben t'es sûr oui chérie ok pour toi ça va. Vous laissez vous avez les contacts. Ok. Faites vite. Oui. Je donne ça. Merci. Parce que je... Merci. Et je t'aime. Tu aimes aussi, hein? Okay. Love you too, Bubu. Okay, see you. Okay, so turavugana basi. Okay? Ntutinda. Kandi ntushiremo abakobwa. Nakwica. See you. Okay, see you. Love you. Love you too.